gusa nyine ikintu twavugaho cyo yaba ndimbati imana yaba n'abandi bagabo mujye mukubiti kuma sibyo mumenye ngo zantanga mwateza fasha cyangwa nabo zafasha udushakira ibyuki natwe twirongorere none umugabo wanjye ari he aho ari hose se njye hari ubwo navuze aho ari cyangwa se iyi si ushobora kuyimaraho imyaka 10 ariko ntuyimaraho 20. ubwo rero iyi si ni turabatembereza cyangwa se turabantu baje gutembera kuri iyi si basanze ndimbati arengana baramufungura kare kose se nukuri mumbabarire pe ako kantu uzakavanemo rwose mugabanye kubera yuko bakukurikira ko uyifite ya danje rwose njye mfite ntoya rwose Jemba nishakira ibyuki bitoya hari agakobwa keza nakunze na kare akagenzi kako giye ariko mfite diki ntoya tubabimenye tuzagira umuntu nsaraho urumva gusa nyine nakora nyine n'iki urumva aho wahinze byanze bikunze ibishyimbo birera irabyibushye ahubwo uko ngenda mbyibuha nayo igenda ibyibuha ndagaswe nshobora kuzakora nk'umuntu agahita yitaba rurema mwiriwe bakunzi ba Fani TV show mbanje kubasuhuza mw'isano muherereye abari mu Rwanda ndabasuhuza cyane n'abari inyuma yaho cyane aba diaspora ndabakunda cyane kwa ko mutwereka urukundo rwiza ke natwe turabakunda sewe simwari mu nkumberata reba ndagaragara gutera imyenda nambaye inzara zanjye umusatsi sha we simpikarata ndabakunda bihambaye narimbo kumbuye byatari simiruka kubehereza udusho twa hato na hato ariko akakanya naravuze ati abakunzi banje ukuntu bankunda n'urukundo ba ntago nabaho ntari kubehereza sho niyo mpamvu ruzirika mfungure cyane nyite Fani TV show mbaza ngo iruhande rwanjye hari wandi ariko ntari mbateye amatsiko egurato turacyavugana murambona gute kukenda kanje gateye n'agapasi rwose neza naje unagarutse hano rero hari umustar kina filime nyarwanda yitwa Fisi murabona gute na hirya ye hari Tonny bibite ni wanene umeze neza ewana byadanje kabisa cyane ndasuza aba diaspora bari mu ntara ya 6 Imana ibishimire barankunda ndabizi ndasuza abantu bose bari mu Rwanda bari muri Afrika bari muri Amerika bari muri Aziya ewana bari hirya no hino bose ndabashuje cyane Imana ibampere umugisha kandi bahe n'amahoro ibongeye n'umugisha mu byo bari gukora. Okay, murakoze cyane. Hirya Fisi rero ngo hari ntari umukobwa mwiza cyane ugizunguza ikibuno cya hato na hatoya nyiri buri ku cyangwe bamwita Tonny. Hi girl, how are you? I'm okay. Nabonye rero Tonny neza tunaseka neza vrema ahubwo ikindi se nagusikazunguza ikibuno neza waya ndabizi ikibuno rega kiba kiri mu kazi cyane nta muntu wanga ikibuno cyangwa neribuye ngo ruswa ngo zaratanzwe ngo ni ikimenyane ngo ni gute baba barakatiye umuntu ngo bakongera bakabikuraho urabyumva gute rero Yes, urakoze cyane mbere na mbere nsuhuje ndimbati aho ari hose nsuhuje n'abafana bose bandimbati no kuvuga ngo ngewe ibyo bintu buryo mbibonamo nta ruswa yatanzwe ahubwo hari icyo bita uwiteka Imana ishobora byose Imana yaremye ijuru n'isi Imana igashyiraho amanywa na nijoro iyo niyo Mana dusenga yaturemye ikarema umuhungu n'umukobwa igitsina gore n'igitsina gabo iyo Mana yarigaragaje ikora ibishoboka byose iravuga ati reka ndimbati muvane mu munyururu kuko ndimbati yari kuzira ubusa ntago rero ntaguciye mu ijambo bura ndimbati uko arazira ubusa iyo bicunze ukabireba arazira ubusa ndimbati arazira ubusa pe nukuri kubera ko gute se
nyine none se ikintu cya mbere na mbere nemera ni kimwe abashinzwe kuburanisha bacu bo mu Rwanda ntago ari injiji nta nubwo basinziriye nta n'ikibazo bafite mu mutwe ni ukuvuga ngo rero icyo gihe babanje bakabanza bagashishoza. Hano mu Rwanda dufite icyo bita ubuyobozi bwiza, urumva hari ribu, hari ubuyobozi nyine bwose, barabanza bakazenguruka bakabaza abantu, bakabaza abashuti buriya mukobwa wavuze ngo Ndimbati yaramufashe, bakabaza abantu bose, hanyuma bakaza kumenya neza nimba wa muntu arengana cyangwa atarengana. Ubwo rero ni muri urwo rwego basanze Ndimbati atarengana baramufungura. Hanyuma ngewe byaranshimishije, basanze Ndimbati atarengana baramufungura. Yes, basanze atarengana baramufungura. Basanze Ndimbati atarengana baramufungura. Oya. Sorry. Oya. Okay, Tonny. Tuweze mwica mu ijambo. Urumva ikinyarwanda kiragoranye sibyo? Ikinyarwanda sorry ni ukuri kw'Imana mumbabarire. Nubwo ndi umunyarwanda ariko ikinyarwanda kiravunanye pe, kiragoranye pe. Sibyo si ikinyarwanda cyacu se. Si icyongereza mvuze cyangwa igifaransa cyangwa igishinwa. No kuvuga ngo ndibeshye. Basanze Ndimbati arengana baramufungura. Ya kare kose se. Ni ukuri mumbabarire pe, ako kantu uzakavanemo. Ako kantu nzakavanamo. Tuzakavanemo ryari? Nujya kwa prodinga nyine. Ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwize ukuri. Nta muntu ngewe pe mu bantu bose tuziranye muri bintu by'umwuga wa sinema, Ndimbati ari mu bantu ba mbere bafite umutima mwiza, kuko ndi mu bantu ba mbere babwiye Ndimbati ko yaberwa. Urumva nta kibazo. Ndi mu bantu ba mbere babwiye Ndimbati ko yaberwa no kwakitinga. Ndimbati yaza mu bintu by'umwuga wa sinema. Ubwo rero Imana ikomeze imufashirize mu byarimo, urumva akomeze yakitinga kuko turamukunda twebwe n'abanyarwanda bose. Yes. Okay, ni by'ingenzi kandi ni byiza cyane. Ese Tonny, reka twumve na Tonny. Ariko Tonny harakane yavuze ngo Ndimbati ngo ntago arengana. Gute wowe uvuga ko Ndimbati atarengana? Nta kibazo, reka tumubaze nawe. Uri kuvuga ngo Ndimbati ntago arengana cyangwa ararengana? Giye biri kunshaka. Kinyarwanda none kiragoye. Nengize ngo Ndimbati nta ararengana. Nyine nuko nabivuze nabi ntago arengana. Gusa nyine ikintu twavugaho cyo yaba Ndimbati mani yaba nabandi bagabo mujye mukubiti kuma sibyo mumenye ngo zantanga mwateza fasha cyangwa nago zafasha. Ubwo muri bake ushatse kuvuga ko ushyigikiye nyine abagabo bahohotera abana bakiri batoya? Oye nyine ntabwo ari kubashyigikira, ahubwo amenye niba yazimenye, abimenye se yazimenye koko, hanyuma amenye inshingano. Ese umuntu amana zamena yigendere gutyo tayari ribi bihari man. Ribi ishoboye akazi. Rero ribu icyambere na mbere irabanza ikaza igapima neza nimba abo nyine nimba arateye umukobwa inda, ikabanza ikareba nimba abo bana bahuje. Yasanga badahuje ikamurengano, yasanga bahuje nabwo ikareba uburyo ibigenza. Nyine ikibazo urumva muri guha akazi ribu, yego nyine akazi na karibu, ariko se mwebwe ku giti cyanyu nk'abagabo mwabanje mugatekereza mukavuga ese uko ibintu narabikoze cyangwa ntago nabikoze, ukamenya inshingano yo kugira ngo banze kurushya ngo ribu ngihagere ngifunga umuntu. Reba amezi ariye y'ubuginga, mbara umbwiza ari amezi usaye ubuginga. Na SF ku rundi ruhande kuvuga ngo wenda ngo barapima DNA ngo bakamenya niba umwana ari uwawe. Urebye neza bari abana si basa nka Ndimbati? Gusa ni kimwe no kuba ari abandimbati ni ikindi. Nyine wowe bibona gute? Nicyo nshatse kuvuga. Naguha nuko nzi yuko nk'ubu ngubu ugiyeho hari umwana bigeze kundegera bajye banjyana munuza hano muri ibi bintu by'umudugudu mani, urumva biba ku wa gatandatu. Oya Mwisibo mu nteko.
umuganda umuganda banjyana ku muganda, banjyana kwa mudugudu, banjyana ahantu henshi urumva mani, bavuga ngo ngiye ngo nateye umukobwa inda urumva. Umwana none agiye kuvuka, ngiye narabihakanye nyine birakunda. Umwana agiye kuvuka, umwana aza sa fotokopi nanjye. Muri make wihakanye umwana, umaze kumwihakana aza musa. Ariko byari ibyanyabyo, ntago nari nararyamanye n'uwo mukobwa, sibyo? Nyine ni nka kwa kundi buretse asa nawe, ni nka kwa kundi gukora akazi, noneho wahinga urumva ugasarura, hakabaho no guhinga ntusarure. Tony yabivuze mu ndi ahubwo wagiye uraswera mu nararongoye. Guswera ni kimwe no kurongora ni ikindi. Ibyo ngibyo ni imvugo nyandagazi. Wararongoye mu kurongora umukobwa arakubeshyera. Ubwo ntabwo uri kubyumva neza Tony, ngiye kuruna byumvishe. We yarongoye umukobwa ariko mu kumurongora ntabwo nyine ntabwo wabikoze byanyabye. Narirongoreraga nkifatira ituru gatoya tu. Noneho we nyine muri make ntabwo yanyuzwe. Oya, ntabwo ari uko atanyuzwe, ahubwo hari ukurongora akaba no gutera inda. We wari uri kwirwanaho utazi ko muzabyarana. Ntabwo nigeze mbyarana nawe, kuko kurongora kugira ngo urongore uterane n'umukobwa inda nuko havamo umwana, si byose cyangwa se yegeye mani. Mfite uburyo bwanjye nakoreshaga sinja kuvuga ahangaha. Hanyuma ahubwo nuko yarenzeho akajya kundega ngo gutya na gutya. None ikintu cyambabaje nuko byararangiye nyine umwana yavutse asa nanjye kandi atari uwanjye. Oya, ni gute umwana yavuka asa nkawe atari uwawe? Hari ukuntu ari gukura, ari ibyo bita gukurakuza. Hari igihe ukurakuza umwana akaza asa nawe. Ahubwo nawe uri bikwegera nawe yakana umwana. Tony urabyumva? Ahubwo ari kwiyakana umwana, ibaze ngo umwana arasa nawe. Urumva we yaragiye ararongora. Mu kurongora se wazimennye hasi cyangwa warazibitsemo indani? Wazimennye hasi. Umwana yanyishe wazimennye hasi. Yego. Umwana azasa nkawe. Urumva we wahoraga ujyayo uko yasamye ukurakuza. Ushyirayo umwana azari. Hari igihe ugeraho ukaba umurinzi w'urugo, noneho mukuba umurinzi w'urugo ukazanahagendera basanga umwana asa nawe. Nese uriya mukobwa mwakoze ubukwe yarabizi ko uwo mwana musa? Uriya mukobwa ni ukuvuga ngo twakoze ubukwe, ariko ntago jyewe nyine ntago nigeze mubwira ngo njye mfite umwana hanze cyangwa ntawe mfite. Ariko nyine twakoze ubukwe birarangira, biza gupfa nyine bitewe n'impamvu biturutse kuri we. Ariko of course nuko nshimiye Imana kuba njyewe andukwanye nimereye neza nawe ari uko yimereye neza nyuma yo gutandukana kwacu. Biriya bintu ni by'agaciro cyane. Burya iyo umuntu ubona mudashobokanye agenda ukwiye nawe ugakomeza ubuzima, ntabwo ari ubuzima buba burangiriye. Urumva hari ukuntu wowe uba waririnze ko izina ryawe ryaseba, noneho umuntu agashaka kurisebya. Iyo ashatse kurisebya icyo gihe ukora iki? Uramuhubuka cyangwa se wakaguhubuka. Ubwo izo ni mu mvugo z'abana b'iki gihe, muratandukana. Nyine uramukatira nyine agacisheni nawe ugacisheni. Atandukana nawe cyangwa nawe ugatandukana nawe, nibyo biguhubuka. Ni ureberanya na fisi cyangwa urumva imvuga ari kuvugamo atari byo? Mvuga ngo turi kubyumva kimwe. Nose ngo arahubuka. Muri make ukikomereza. Nyine guhubuka ubundi ni ukugenda. Urumva hari igihe umwana gusanga gero mugahita mukora akazi kose. Mwamara gukora akazi kose, noneho umwana ugahita umuhubuka cyangwa wakaguhubuka, ubundi nyine agahita aca agaceni bigahita birangira. Sufi reka nkubaze, urambwira ngo nkura mukobwa mwashingiranywe, ubwo ushatse ko ngako ushaka kumuka ucawura n'umugore wawe wanya, so ubundi arabizi ko umwana musa koko? Giye cyamnera n'ikibazo. Arabizi ko umwana dusa narabimubwiye, ariko ntago ari ngombwa ngo amenye
diru zanjye zose yuko yendaga gukurakuza reka nimba hari staff zawe mbere yuko dushakana mbere yuko dushakana nimba hari staff zawe wajyagamo wenda ujya kwicuruza cyangwa kwicuruza online cyangwa ugakora iki n'iki urumva ntabwo ari ngombwa ngo ngiye ngo nzabimenye nubishaka urabimwe nutabishaka nabyo umbwira ubwo rero buri wese aba afite uburenganzira bwe. Okay, birumvikana cyane. Hagati aho nyine twe turi kubyandimbati nuko wenda karakara agaciyemo kugira twigisha abantu. Ya ndimbati rero abantu bamufiteho urujero rugiye rutandukanye. Ubwo rero mwebwe sinzi ukuntu nagiye mbyumva nufishe mutari guhuza ukuntu we na Tony. Mbere na mbere ndabwira abantu basure YouTube channel yanjye yitwa Fist TV, bakore subscribe, bakore kunzogera kugira ngo bajye babona notification aca ibiganiro, indirimbo n'amafilimi. Hanyuma ndanababwira basure Easy Buy Shop. Easy Buy Shop niyo iba yantumye n'iduka rikorera mu mujyi kwa Makuza muri etage ya 3 rigakorera no muri City Tower hari hahoze na Kumati. Hanyuma nimero zabo ni izi ngizi mu basure bafite bacuruza amasakoshi, imyenda, amakositimu, amacongo, buri kimwe nawe ujya kwahahira fani cyane. Na Tony yahumvishe ntazajya ajya kugurira cyangwa icyo n'undi asanzwe hahira mu mujyi ubwo agiye kuhita ahindura imikorere agiye kuva muri shirika agiye kwa Makuza. Wabyumvishe Tony? Ya nabyumvishe. Urabona ukuntu Tony yifunze bwumana bukwasi umubyeyi nyine se nabuyoka nk'umubyeyi mani akira wakintu mama nde mama Jabil cyakora rwose nawe ni umusilamu wallahi nanjye umwana wanjye yitwa Musa twumvaga se uvuga ko yavutse Musa ariko atari uwawe. Wallahi ngewe urumva wonyine uwo nguwo ntabwo ari uwanjye kandi uwo navuze ni umukobwa urumva nawe ni n'umusilamukazi yitwa Aisha noneho ngero mfite umuhungu witwa Musa. Angana gute? Afite imyaka 8. Shafi urakujije kweri. Agiye kuzuza 9. Shesha kanguye. Ndumushasha kangu watoni we none wowe waracyari muto. Nose wafite imyaka ingahe? Yewe icyagiye kuzuza 9 rega ngewe mani nsaziye mu ruhu navutse 8 mfite imyaka 36 ku biro byanjye 130. Akuzi ko umwana w'uto nahishe imyaka ngiye wambajije ari wanya ngiye navutse 9 rega abantu baratandukanye mani. Wallahi shahidi Rabbi nago. Ari umuntu yishe imyaka kugira ngo abone umugabo. Sibyo akavuga ati mvuga imyaka yanjye bahita bumva ko nagumiwe banyange. Abantu bose bagenda bahisha imyaka kubw'impamvu zabo zitandukanye. Umuntu yishe imyaka ako kantu niko kabi. Umuntu yishe imyaka ikintu namubwira reka guhisha imyaka kuko ni yawe nta wundi muntu iri nyirayo. Ni wowe nyirayo tu. Wihisha imyaka rero hari ukuntu twe tuba twarihishe mu ruhu umuntu akirira neza akiberaho neza. Ngiye mfite papa mfite mama mbayeho neza nta mutima mubi mba nifitiye ubwo rero nta n'impamvu yo guhangayika cyangwa mvuga ngo ngiye gusaza. Ariko fi wanyu ntabwo mwasaza bitewe n'ukuntu nahabonye kabisa ameze neza mama ameze neza wo ntabonye ni papa we ni mu bisorori ni na mu bisorori tuza gukina filime twa mu bisuperi kabisa. Aha Tony wese wawe azakura ryari? Mama nukumuhata inyonyo nkamuhata amata mu minsi iri imbere mane mubona umwana wanjye n'amatuza niki. Jabiri nyambona kura vuba vuba njya mbona stati wa postinze akura vuba vuba. Umwana wanjye sigaye arya icyuma. Wallahi nagubeshye. Seriese? Ubwo muri make wamukoreye ariteri. Umwana wanjye yakoze agatuza. Numva gakoze kara abakobwa zabakizwa niki? Ko ari icyuki.
asa na se nuko nyine adafite ikibyibuho nk'iki cyanjye we. yaba agifite se. Abakobwa banyirutse inyuma benshi. Mana abakobwa mani ndabishitse mujye mureka kurara mumpamagara muntereta mani mureke kuntereta cyane mani rwose mugabanye kubera yuko bakukurikira ko uyifite ya danje rwose njye mfite gato rwose Yemba nishakira ibyuki bitoya hari agakobwa keza nakunze na kare akagenzi kako. Giye ariko mfite diki ntoya tubabimenye tuzagira umuntu nsaraho urumva gusa nyine nakora nyine n'iki urumva aho wahinze byanze bikunze ibishyimbo birera. Ariko irabyibushye. Irabyibushye ahubwo uko ngenda mbyibuha nayo igenda ibyibuha ndagaswe nshobora kuzakora nk'umuntu agahita yitaba rurema bitera abana bwoba nugura rero ibavu ifise ari kubeshya rata buriya ari kubeshya kugira ngo abo bakobwa batazongera kumuhamagara gatoye uvuze ko nyine ubwo yapfuye si ubu mwishe none se mbeshye niba mvuze ngo mfite igikuri ariko kibyibushye ubwo se mbeshye mani ubwo mise nkimagine ukuntu kingana cyakora we ndetse nibwo wimagine ko kingana gute nini ya danje mani irabyibushye ejo no kutinjira mu mwaka ari umukobwa yasetse atembaga humura nzayishyiramo gake gake yego mana office ari seriye asuwe muri serie cyangwa nawe udukurota Tonny kuba kamera ihari kuba kamera ihari ibyo bivuze iki none sigo mani aba baby ko numva ugiye kubatera ubwo none diga ibi ibyibushye bingana gutya mani urosusika mu nanjye navuze ko nzabagurira sosiso nini nta kindi navuze nese yabamarira iki sosiso bazayirya ngaho se ni ibiki ubwo natwe wese dushyira mu rujijo ntago namenya ngo ni ibiki wose n'abadukurikiye batazi nigeze mvuga izina navuze ko ari sosiso nzabagurira bakayirya ibyibushye segurata ahubwo Tonny arumvirana naye numvaga ngo ingana gutya kwinjira ni sosiso nini kibyibushye nkawe voilà yego rata njye bane nawe byari byo muri umugabo nabonye wagiye ku rusenge arangije ageze ku rusenge ahura n'imbeba nini iramukanga aramanuka no hasi ngo po ahita agwa muri televiziyo y'abandi yita ubufu capati ubwo si wowe oya ntago ari nzi ni ukuri ntago nkubeshye hanyuma ikindi kintu nabwira abadukurikiranye bankunda nababwira ngo mwokagira imana mwe mugerageze mushake iminota 5 yonyine ku munsi musenge mwicuza ibyaha tuvuga byinshi dukora byinshi ni ukuri musenge rwose kuko ndabizi neza iyi si ntabwo ari iyacu iyi si tuyirara ariko si tuyirirwaho cyangwa se iyi si ushobora kuyimaraho imyaka 10 ariko ntuyimaraho 20. ubwo rero iyi si ni turabatembereza cyangwa se turi abantu baje gutembera kuri iyi si nk'uko ujya wumva made in Rwanda ngo visit Rwanda ngo tugiye gusura mu Rwanda natwe iyi si turabatemberezi ikintu nababwira abavandimwe mudukurikiranye gerageza ufate iminota 5 yawe ku munsi usenge upfukame usenge Imana ishobora byose uyinginga ikubabarire ibyaha wakoze ikube hafi kongere n'umusaruro mu byo uri gukora ntago nyandangiza navuze ibintu bya ako kantu nyine ko gusenga kuko ni keza hari impamvu Imana yangize umusitari sibyo nkasetsa abantu nkabaganiriza bakishima mba ngomba no kubabwira ijambo ry'Imana. Okay, this Tonny yarize Tonny ko warize mama fisi this kandi koko ejo tuzapfa mana mbega ijambo ryiza nyabuneka ndabingize uko muri gusenga mukene gukora subscribe kuri Funny TV show please musenge mukora
kuri Fani TV show mukore subscribe kugira ngo turebe ko Fani hari ikintu yagigezaho icyo yakigezaho rega ni byinshi. Fani akeneye amafaranga, akeneye umufungo, akeneye umugabo umufashe umugabo aramufite. Okay, mwibuke wa mugabo wa Fani Imana yaguhaye byose, yaguhaye umugore mwiza buretse gato. Imana yaguhaye umugore mwiza ni izina ry'Imana ishobora byose. Fani ni mushiki wanjye ariko ni na mwiza pe. Icyo nandi kuvuga nti umugabo wa Fani yatoye neza cyangwa se yatoranyije neza kuko uyu ni mushiki wanjye ndamuzi, ni umwana mwiza. Fani yigira umutima mwiza, ni ukuri Imana yaguha umugore mwiza pe. Ahubwo natwe aho ngaho uri udushakira ibyuki natwe twirongorere. umugabo wanjye ari he? Aho ari hose se njye hari ubwo navuze aho ari. Ashinzwe kurangira abantu bashaka abagabo n'ibyuki. Atabishinzwe. Sawa none se fi barumbwira ubundi uramugore wawe mubanye ute ndavuga icyacu iki n'iki. Harya ufite channel twakomeje kwa Fisi mukore subscribe comment share gira uti Fisi TV. Fisi TV mukore. Hari indirimbo ya danje ya tara ariko nukuri ko Imana cyo kugenda gushekinga n'iki. Indirimbo ndayizi. Hari indirimbo nshyashya ngiye gusohora urumva ngiye gukora ngewe na Doni oya bese ndage kubivuga na Doni Mbogo kubivuga bitaraba. Bese ndage kubivuga bitaraba sibyo muzayibona indirimbo nziza. Wowe ugenda ukore subscribe kuri Fisi TV ukore kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ninzaya nsora indirimbo uzajya uyibona, ninsora film uyibone, ninsora ikiganiro kibone. Ndabakunda ukoze subscribe ugakora kuri kakazogera ikiganiro cyose urakibona, yaba ari kuri TV yaba ari kuri Filme TV no kuri Fani TV show. Shigikire na Fani kuko ngiye nimuzajya mujya muri nuzanyarya bahita gutera nuzarya bahita gutera comment. Oya hahandi ujya ugashyira ndashaka kuzafasha Fani nkamushyiramo nuza ikiganiro cya channel yiwe ku buryo abantu bose bazaba bazi iwanjye bagakora hariya bazaba baza barebe na Fani bakore na subscribe bananareba icyo kiganiro. Murakoze cyane. Ndabizi nuko nanjye ndikumva ndikubyibagirwa naye ariko nabimenye. Gushyikirana rega nibe bya mbere cyane. Urakoze cyane, mwakoze. Abatumirwa b'uyu munsi barabo, mutegereze izindi show zigiye zitandukanye. Gusa tubibutsa gusenga cyane, kubaha Imana nkuko Fisi yabitubwiye. Utariho nta kintu wageraho. Kuba ndiho mpumeka nanjye ni kubera Imana no kuba ndiho ubu ngubu. Kandi nawe uri kudukurikirana kuba uriho no kubera Imana kandi kubaho nukugirirana. Hanyuma nimero yanjye ni 0788 buretse gato 0788991179. Hanyuma waba wankunze ukohereza kuri mobile money. Hanyuma abantu bari akanyenyeri wakino akanyenyeri abantu bari hanze turabakunda cyane muri diaspora, abari mu ntara ya gatandatu no mu zindi ntara tutazi turabakunda, mwohereze kuri mobile money please. Turakenyera muri Afrika akanyenyeri wakino akanyenyeri nyine ako kanyenyeri nyine ufite umwuka. Oya uvuze ko nyine ugapfese ubumwisha. Okay, murakoze cyane abakunzi ba Fani TV show. Bye bye. Kandi ikibuno muzawutagisizemo. Tonny ubwo niyongera abahe akanyongezo. Kabahe Tonny. Wow. Shamani Tonny ni mubaye